Turabashuje inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku muyoboro ijambo rya Imana TV. Twongeye kubaha ikaze uyu munsi muri wa mwanya w'ijambo ry'Imana. Uyu munsi Imana iduhaye kuganira namwe ku ijambo rivuga ngo ifungwa cyangwa ihagarikwa rya zimwe mu nsengero ntaho bihuriye n'akarengane k'abakristo. Nicyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Nk'uko bisanzwe, amazina ni Emmanuel Nzabonimana. Ndagira ngo dusenge Imana twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana iduhane umugisha. Mana, turagushimiye, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye. Tuje imbere y'amaso yawe, turakugize ngo ubane natwe. Mwuka wera ashyigikire iki kiganiro. Umugaragu wawe ntaba ari we izina ryaba ririyo. Umuntu udukurikiye wese akugireho umugisha. Kandi icyampa Mwami Imana yacu muri iki kiganiro, umuntu wese agahumurizwa, umuntu wese akongererwamo imbaraga. Kandi muri iki kiganiro umuntu wese akongera kumva impumeko ya Mwuka wera ku bugingo bwe. Urakoze cyane, ubane natwe n'abadukurikiye n'abazadukurikira ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Tubahaye ikaze ku muyoboro ijambo rya Imana TV. Nk'uko bisanzwe, tumaze igihe tubagezaho ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi Mwuka wera yaduhatiye kuvugana n'abakristo n'abantu b'Imana n'abera kuri iyi ntego, ngo tubwire abantu ngo ifungwa n'ihagarikwa rya zimwe mu nsengero ntaho bihuriye n'akarengane k'itorero, ntaho bihuriye n'akarengane k'abakristo, ntaho bihuriye n'akarengane k'abagenzi bajya mu ijuru. Nicyo kiganiro tugiye kuganira muri uyu mwanya. Turakurarikira kudukurikira, kandi ibiganiro byacu nibe tukugireho umugisha, ukafatanya natwe uyu murimo mwiza, wisangize mugenzi wawe. Ubutumwa bwa Yesu Kristo bugere kuri benshi. Abantu bakeneye ihumure, abantu bakeneye guhumurizwa. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Turagira ngo kandi twongere kubwira abantu ngo tugaruke kuri iyi ntego y'icyigisho cy'uyu munsi kivuga ngo ifungwa rya zimwe mu nsengero cyangwa n'ihagarikwa rya zimwe mu nsengero ntaho bihuriye n'akarengane k'itorero. Imana itugirire neza. Tumaze igihe tubona amakuru menshi acicikana, abantu bamwe bitirira ibintu ibindi, abantu bitiranya ibintu n'ibindi, ariko turagira ngo tuze kuvuga kuri insanganyamatsiko tuzanye. Wowe uri buze kudukurikira, turaza kurebera hamwe itorero, amwe mu mateka yaranze itorero rya mbere, uko ryagiye ryiyubaka n'uko ryagiye ryaguka. Tuze no kubisanisha muri iyi myaka tugezemo mu gihugu cyacu. Turebe ku mateka, ntabwo turi bakuru, ariko Imana nitugirira neza tuzanasura abantu bakuru baracyahari, babayeho mu bihe bya kera muri uyu murimo, muri ubu rugendo rwa gikristo, baracyahari. Tuganire nabo, twongere twumve amateka y'itorero ndetse mu gihe cyacu, mu gihugu cyacu. Ibyinshi twabisoma mu bitabo, ariko hari n'abafite amakuru afatika. Uko Imana izagenda idushoboza, tuzagenda tubageraho. Imana itugirire neza. Tuguhaye ikaze rero wowe udukurikiranye. Imana ishimwe. Turaza kwifashisha kandi ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rw'ibyakozwe n'intumwa. Turasoma igice cya mbere, duhere ku murongo wa 8, dusome amagambo makeya, hanyuma noneho tuze kwinjira mu kiganiro nyirizina. Turagira ngo tubanze dusome ibyakozwe n'intumwa, igice cya mbere, umurongo wa 8. Kadusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.
igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere murongo wa 8 haranditse ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Imana itugirire neza. Hepfo havuze ngo akimara kuvuga atyo azamurwa mu ijuru bakimureba. Yego, igicu kiramubakingiriza. Imana ishimwe. Aya ni amagambo Yesu yavuze mbere y'uko atsimbura ibirenge bye hano ku isi ngo asubire mu ijuru. Ajyana abigishwa be ku musozi wa Elayono, arangije arababwira ati amahoro abe muri mwe. Ariko ijambo yavuze rya nyuma ni iri jambo dusomye. Yaravuze ngo kuri umurongo wa 8 aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Akirangiza gutanga iyo misiyo no kurangira abantu ibyari bikurikiyeho bihishwe muri aya magambo, azamurwa bakimureba. Imana ishimwe. Azamurwa bakimureba ngo baramutumbira, arazamurwa kugeza aho igicu kije kiramubakingiriza ntibongera kumubona. Imana itugirire neza. Ahangaha abantu bari kuri uyu musozi barahishuriwe ngo babonye abagabo babiri bababwira bati ko tubona mukomeje kurarama mureba Kristo Yesu. Ntiyari yarababwiye ko azagenda? Avuga ati ntimutangazwe nuko agiye, uko mumubonye agenda niko azagaruka. Ndagira ngo mbwire abakristo baduteze amatwi ko Yesu Kristo ari hafi kugaruka, ari hafi kuza. Ahubwo witegure, uko yagiye niko azagaruka, kandi twese dutegereje Kristo Yesu. Tubere maso ubugingo bwacu turindiriye dutegereje kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Iri jambo niryo tugiye kwifashisha. Yesu yabwiye abigishwa akababwira ati rero icyakora umwuka nabamanukira, umwuka wera nabazaho, muzaba abagabo nyabagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya ngo no kugera ku mpera z'isi. Wowe unkurikiye ndagira ngo wumve iri jambo, imbaraga zikurikira ino jambo. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Umwuka wera atarabamanukira ntimwabishobora. I Samariya ntimwahingukayo, i Yudaya ntimwagerayo muvuga ibya Yesu, i Yerusalemu babamira bunguri. Hari idini rya Kiyahudi rimaze imyaka magana n'amagana, muhingutse mutarabona imbaraga, ahanyu hahita harangira. Imana itugire neza. Ariko arababwira ati icyakora uyu munsi mufite ubwoba, narazutse mwarabibonye, ibimenyetso byinshi mwarabihawe, ariko ntabwo mwabasha kumvugira. Ariko ni byiza ko ngenda, nimara kugenda umwuka wera azabazaho. Nimuhabwe uwo mwuka rero, uwo mwuka akabazaho, muzahabwa imbaraga zo kumvugira, zo kunyamamaza, zo kumvuga hose. Ahantu hariho hakomeye hateye ubwoba, no mu gihe cya Yesu abantu batinyaga, aha hantu yavuze hari hakomeye. Kubera iki batagombaga kumuvuga i Samariya batarahabwa umwuka wera? Kubera iki bitari buborohere kumuvuga i Yerusalemu batarahabwa umwuka wera? Kubera iki bitari buborohere kumuvuga i Yudaya?
ariho yavukiye. Ariko dusubiye inyuma gato, katuvuge kuri uyu mugabo bita Yesu gato cyane, tutaza gutinda. Imana ifashe iki kiganiro bidukundiye cyaba kigufi, ariko simbizi kuko kirimo ibintu byinshi, ariko twiyeranje duse nk'ababishyiramo mo hagati, dukore nka samari. Tugiye kukirambura twazakora amapaje menshi, ariko ndashaka kuvuga kuri uyu mugabo bita Yesu wahanuwe mu myaka ibihumbi n'ibihumbi, agahanurwa. Yesaya akamuvuga, akavuga ngo hazaza, dore umwami uzaza, ubutware bwose buzaba ku bitugu bye. Avuga uburyo azaza akaruhura abantu, agahato kakava ku bantu, avuga n'aho azavukira. Byari byanditswe mu bitabo rero by'amateka by'ubuhanuzi iri dini ry'abayuda ry'abayahudi bari bafite. Bari bagabuwe bazi ko uyu mugabo bita Yesu, uyu muntu azaza, n'aho azavukira bari barabirangiwe ko azavuka. Ariko Yesu twibukiranye amaze kuvuka, amaze kuvuka, marayika w'umwami Imana abonekeye abashumba, arababwira ati rero dore nimugire vuba munyaruke abarangira aho umwami yavukiye, mujyane amaturo mujye kumuramya. Abashumba bati twapfa kugenda gusa tudatanze amakuru ku buyobozi. Batanga message yuko hari amakuru bamenye yuko bagiye kuramya umwami wavutse, umwana wavutse w'igitangaza. Umwami abyumvisha arabwira ati nimusanga uwo mwana koko yavutse, muzagaruke mumbwire nanjye ngire gute ngiye kumuramya no kumutura. Bivuze ko aba bantu, aba bayahudi, aba bayuda bari bafite amakuru ko uyu mwana azavuka. Ntabwo yari inkuru nshyashya mu matwi yabo. Icyo akora, ivuka rya Yesu ryabashyizemo urujijo. Batangira kwibaza bati ubwami bwacu bugiye kuvaho, haje undi muntu udasanzwe ugiye gukuraho ubwami bwacu. Nta mwami wakwishimira gusimburwa n'undi gutyo gusa. Ariko Yesu, ndagira ngo mbwire abantu, uwo mugambi wari umuzanye ntiwari uwo nguwo batekerezaga, ahubwo yaraje kwima ingoma yo mu buryo bw'umwuka. Ntabwo yaraje kwima ingoma yo mu buryo bw'umubiri muri ibi by'isi y'imitegekere n'imiyoborere, ahubwo yaraje kwigarurira imitima y'abantu, kugira ngo ubwo bwami bwa Kristo Yesu butazahanguka bube mu mitima y'abantu, abantu babugendane, abantu baturane nabwo, abantu babane n'ubwo bwami, kandi n'ingoma z'ibihugu zikomeze zikore. Yesu rero ntabwo yaraje kuvanaho ingoma z'ibihugu, yaraje kuvanaho ingoma ya Satani yakoronije abantu. Na n'uyu munsi hari abantu bakiri muri aya mateka bazi ko Kristo Yesu nta kintu gikomeye yakoze, bataramenya umurimo Yesu yakoze, bataramenya icyabaye, bagitekereza undi murimo uzaba mu bindi bihe tutazi, bataramenya ko Yesu Kristo yakoze umurimo ukomeye. Imana itugirire neza. Aravutse rero, icyo akora ngo abashumba, Bibiliya twereka ko babaye umwuka wera, marayika w'umwami Imana yababurije mu nzozi, arabwira ati ntimusubize inzira mwanyuzemo, musubire ku mukumbi, ariko aho mwanyuze ntimusubire kujya kubwira umwami. Amateka tugaragariza uburyo Yesu yahizwe. Yosefu na Mariya, marayika akabwira ati dore fata umwana, akabwira Yosefu ati fata umwana na nyina ubahungishe, kuko benda kumugirira nabi. Bivuze ko abantu bari bafite amakuru y'umwami uzavuka, ariko uyu mwami avuka atangaje yihariye. Ndagira ngo nkubwire ngo rero Yesu akimara kuza, iryihunga no kuzatahuka, marayika amubwira ati subira mu gihugu cyawe, wahigaga umwana ntakiriho. Ibyo ntabwo dushaka kuza kubitindaho, ahubwo Yesu ageze igihe cyo gukora umurimo. Atangiye gukora umurimo, n'imanza bamuciriye mwagiye mwumva ko bagiye bamubaza ngo koko uri umwami w'abayuda? Ese koko uri umwana w'Imana? Ko bakurega ko wigereranya n'Imana, bakakurega ko uri umwana w'Imana, kuko nibyo. Bivuze ko aba bayahudi b'abanyedini ntabwo bigeze bemera koko Kristo Yesu nk'uko byari byaranditswe mu bitabo byabo. Ahari batekerezaga ko azaza ari igitangaza, adakandagiza amaguru ku isi,
ari umuntu waba ugendera mu kirere, umuntu atabasha gufataho ngo bikunde, utabasha gusonza nk'abandi, mbese utababara nk'abandi, batekerezaga ko umuntu azaza atandukanye n'uko babibwiwe. Babonye aje ari umuntu rero, ni nayo mbavuze bati reka tumwice, reka tumwice, iyi ngoma atazayidutwara. Niko babitekereje. Ariko Yesu ni muzima, Imana ishimwe. Ntabwo Yesu apfa, ahubwo yari inzira yo gucungura abantu, kugira ngo ibyo abantu batekerezaga bibanze birangire. Ndagira ngo nkubwire ngo rero uyu Kristo Yesu byagaragazaga ko Abayahudi, aba bantu b'i Samariya, aba bantu b'i Yudaya aho yavukiye, aba bantu b'i Yerusalemu, bose ntabwo bemeraga uyu mugabo bita Yesu. Niyo mpamvu atoranya abigishwa, yagiye abatoranya mu bice bitandukanye, ariko byabaga binagoye kuko abenshi bamukurikiye bagenda bibaza uko bizagenda. Bamwe bakamubaza ati ko twagukurikiye tugasiga ibi n'ibi bizagenda gute? Bari bazi hari ko azima ingoma akagira ibindi abaho, ariko arababwira ati mukiri mu by'ubu buzima muzakubirwa inshuro 100, ariko kandi muzahabwa n'ubugingo bugira gute? Buhoraho. Abantu rero, hari abantu bagiye bakurikira Yesu bagira ngo ni umwami uyobora amayeta, uyobora amaguverinoma, ngo azabashyira mu myanya y'abaminisitiri cyangwa ibiki. Birengagiza ko Kristo Yesu icyamuzanye ntabwo cyari icyo ngicyo. Ariko Imana ishimwe, gukurikira Yesu nabyo bigira umumaro. Ntabwo aribyo dushaka kuvuga cyane, turashaka kuvuga ngo ifungwa rya zimwe mu nsengero ntaho bihuriye n'akarengane k'itorero. Reka nihute gato ngere kuri uyu munsi nyirizina. Yesu bamubambye ku musaraba, yamaje gupfa, iminsi 3 yashize yazutse, amaze iminsi 40 yereka abantu. Rero ku munsi wa 40 Kristo Yesu agize gute? Azamuwe mu ijuru, abwiye abigishwa yabwiye ati cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabaza. Umwuka wera namanukira, nibwo muzaba abagabo nyabagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya ndetse n'i Samariya, mugeze no kumera y'isi. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo rero umwuka wera yaramanutse, azira ababigishwa, azira izi ntumwa, abantu barenga 120 bari mu cyumba cyo hejuru i Yerusalemu. Ndagira ngo nkubwire ngo rero umwuka wera yaraje ku munsi wa 10 Yesu amaje kugenda. Umwuka wera aje ngo wari umunsi wa Pentekote, wari umunsi ugabwe wizihizwa, ariko uhurirana nuko umwuka wera aje ku ntumwa nk'isezerano Yesu yari yarabasezeranije. Hanyuma rero ndagira ngo nkubwire ngo umwuka wera akimara kubazaho, mwibuke Petero wa wundi wihakanye Yesu, mwibuke Petero wahoraga bazabaza, ariko ndagira ngo nkubwire ngo niwe wateye intambwe bwa mbere. Bamaje kuzura umwuka wera atangira guhamya, atangira kuvuga ati uwo mwishe mukamubamba. Nyamara Yesu akiriho, abigishwa ntibari bafite ijambo ryo kugira ibyo basobanura, nabo bari bafite ubwoba bw'iri dini rya Kiyahudi ryari rihari, ry'imigenzo y'abami n'abategetsi bibi bihugu y'aya mayeta. Ariko kandi umwuka wera amaje kubageraho kuko baba bagabo batangira guhamya. Ndagira ngo rero duhere aho ngaho. Iryo hamya ryabo ryo kongera kwemeza, Imana ishimwe, ryo kongera guhagarara bakavuga bati uwo mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi. Imana ishimwe, uwo mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi. Ntabwo twasinze batangiye gushidikanya bati abantu basinze. Ngo twibukiranye ko i Yerusalemu hari habaye umunsi mukuru, abantu bitabiriye uyu munsi baturutse mu mayeta atandukanye cyangwa mu bihugu bitandukanye. Hanyuma bose ngo bumva indimi ziwabo. Hanyuma abenshi tumvikane ko Petero amaje guhagarara agahamya akigisha, baravuze bati none dukora iki? Uno yuko bimeze. Ariko Petero arababwira ati umva rero nimwihane, namwe muhabwe kuri uyu mwuka, kuko ni uwacu, ni uwanyu, n'abazadukomokaho, n'abantu bazahamagarwa bose n'Umwami Imana. Abereka ko ibi bintu bya Kristo Yesu ari isezerano ry'abantu bose babyemera. Arangira yabwiye ati rero namwe nimwihane. Abenshi barihannye, Bibiri tugaragariza ko hihannye abantu bagera mu 3,000. Nyamara buriya muri kiriya gihe hari ukuntu abantu b'abadamu batabarwaga n'abana, ariko ushobora gusanga ubutumwa bwiza kuri uriya munsi twawe n'umubare munini cyane. Abantu bari baturutse mu bihugu bitandukanye batwaye buno butumwa, bihaniye kuri uriya munsi, bagiye bajya kwamamaza icyo bari bamaje guhura nacyo i Yerusalemu. Uyu munsi wari ukwiriye Kristo Yesu ntabwo ukuntu akora,
ariko si cyo nshaka gutindaho cyane. Ndashaka kuvuga kuri aba bantu yabwiye ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira. Bahawe imbaraga rero, batangiye kuvuga ubutumwa, batangiye kugenda nk'abakristo, bageze ngo muri Antiyokiya niho bitiriwe rino zina. Avuga ati aba bantu ariko bagenda bavuga Kristo Yesu bafite imico isa, koko imico yabo imeze kimwe. Babona hirya umuntu uvuga Yesu bakabona arasa n'uwo babonye avuga Yesu, nibe bamubonye Rurindo bakabona arasa, imico ye irasa n'uwo babonye avugira i Muhanga. Babona uvugira i Muhanga bakabona uwo muntu imico ye irasa n'uwo babonye avugira i Rutsiro. Babona umuntu uvugira i Rutsiro Yesu Kristo bakabona imico ye irasa n'umuntu uvugira muri Ngoma. Babona umuntu uvugira muri Ngoma Yesu Kristo bakabona imico ye n'imyitwarire ye irasa n'umuntu uri kuvugira Nyagatare umwami wacu Yesu Kristo. Babona umuntu uri Nyagatare babona imico ye bakavuga ati uyu muntu ko tureba asa n'uwo twabonye uri kuvugira i Rubavu umwami Yesu. Baravuga bati aba bantu rero koko ni aba Kristo, iri zina Kristo bavuga ni iryabo koko, bahuje umuco, bafite ukuntu babayeho, bafite ukuntu bitwara. Hanyuma iyo myitwarire y'abakristo rero yo guhurira hamwe bagahuza imyizerere n'imyemerere ya Kristo, bari bamaje kumenya ko yagiye kandi azanagaruka, amaje no kubaha imbaraga, batangiye kuvuga ubutumwa bwiza, binjiye muri wa murimo. Icyo gihe rero iyo mimerere, iyo myitwarire yatangiye kuba ikibazo muri guverinoma. Imana itugiriye neza. Iyi myitwarire yatangiye kuba ikibazo muri guverinoma, muri leta, mu buyobozi bwite. Bakavuga bati aba bantu hari imyemerere bafite, kandi twibukiranye ko, reka duse nk'abavuga ku itorero rya mbere, tuvuge n'akarengane kabayeho, hanyuma tuze tugaruke mu kanya. Mu mwaka wa 64 nyuma ya Kristo Yesu, urumva haciye imyaka myinshi, igihe abantu bitiriwe aba Kristo n'igihe bakoreye umurimo, haciyemo imyaka myinshi, abakristo bakora umurimo, intumwa zikora umurimo, bamwe barengana abandi bafungwa, abandi bahura n'ingorane z'uyu murimo, haciyemo imyaka. Dore ku mwaka wa 64 ubu haraciyemo imyaka igera kuri 29, hafi aho ngaho 28. Muri mwaka wa 64 nibwo umujyi wa Roma watwitswe, utwikwa n'abantu batamenyekanye. Hanyuma abanyagihugu bakeka ko umwami Nero wari uyoboye iki gihugu ashobora kuba wutwitse kugira ngo abone uko yongera kuwuvugura akawubaka neza, ariko we abikora muri tageti y'uko yashakaga kugira ngo abone agatsiko k'abantu badakunzwe muri kiriya gihugu, muri kiriya gihe, akitirire noneho cya gikorwa cyabaye. Hanyuma arangije iki gikorwa akitirira abakristo, avuga ati aba bakristo nibo babikoze. Bituma rero rubanda nyamwinshi bazamura noneho wa mujinya wo kwanga ba bantu bitwa abakristo. Avuga ati aba bakristo hari ibyo turya batarya, hari ibintu dukora badakora, hari uburyo tugenda batagenda. Aba bantu noneho umwami atangira kubibamo ikintu kivuga ngo bano bantu banga leta, banga abaturage, n'abanzi b'igihugu, n'abanzi b'abandi bantu basanzwe. Dore muzarebe bagenda ukwabo, bakora ukwabo, imiterere yabo iratandukanye n'iy'abandi. Bano bantu banga abantu. Bituma rero akarengane gatangira kuzira bano bantu bitwa abakristo. Batangira kwicwa, batangira gufungwa, batangira kujugunyirwa inyamaswa z'inkazi muri stade hagaragara. Imana itugiriye neza, abantu bagira gute, barapfa bazira Kristo. Twibukiranye ijambo Yesu yavuze, aravuga ngo muzaba muhirwa niba bica, nibagira gute, bakabatoteza, bakabarenganya, babahora izina ryanjye, mumenye ko mufite ingororano nyinshi mu ifu. Imana ishimwe. Turagira ngo tuze kongeraho irindi jambo rimwe tuza gusoma mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 34. Ndifuza ko ariho tuza gusoma 10:34. Haranditse ngo 34,
kuko mwababaranaga n'imbohe, mukemera munezerewe kunyagwa ibintu byanyu, mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe birusha ibyo kuba byiza bizahoraho. Nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda. Imana itugirire neza. Pawulo rero yandikiye aba bantu aka karengane i Roma niho kavugije ubuhuha kwa Nero, ariko mu zindi ntara ntabwo kagize imbaraga. Ariko ndashaka kuza kuvuga ku ngoma nyinshi zagiye zisimburana uko umwami agiye yima ingoma. Hanyuma reka tuvuge kuri aya mateka gatoya. Muri mwaka 64 Nero umudugudu w'i Roma utwikwa, birumvikana bimaje kugerekwa ku bakristo. Imana itugire neza. Ndagira ngo rero mvuge nanone akandi kantu gatoya kabayeho ku ngoma zagiye zikurikira uyu mugabo bita Nero. Nyuma y'urupfu rwa Nero habayeho abami batatu bishwe, kugeza igihe Abaroma bahamagaye umujenerali wabo witwaga Vespasiani, warwanyaga imyigaragambyo y'Abazeroti Yerusalemu ngo abe Kayisari wa w'umwaka wa 70 nyuma ya Kristo Yesu. I Roma intambara zakomeje kuvuza ubuhuha, kugera igihe uyu Nero amaje kuvaho, Abaromani cyangwa Abaroma bahamagariye umujenerali wabo uyu Vespasiani ngo aze ari we wima ingoma, kuko byari bimaje gukomera. Nyuma ya Nero himye abandi bami batatu, ariko bibi bihe by'intambara zo gukozanya no kurwana. Bagira bahamagaye rero uyu mujenerali wabo ngo aze yima ingoma. Ubwo tugeze mu mwaka wa 70. Tuvuye muri 64 aho umujyi watwitswe, nyuma y'uko Nero yitabye Imana atabarutse agiye, himye abandi bami batatu bavuyeho. Vespasiani nawe araje yimye ingoma, ariko yari umwami mwiza watanze ituze. Aza gusimburwa rero n'umuhungu we Titus. Titus amaze kurwana izi ntambara, nawe yaje gusimburwa n'umuhungu we Domitiyani, umuvandimwe we murumuna we Domitiyani niwe wimye ingoma nyuma ya Titus. Rero kuri ahangaha kwa Domitiyani niho nshaka kuza kugaruka, nkahita nkwereka ko ikiganiro cyacu aho tuza kugihuriza n'ibyo turi kubona muri kino gihe. Uyu mwami Domitiyani yaciye iteka, we ngo yabigize ikigeragezo cyo kubahiriza amategeko, agira ngo uzemera gutambira Imana igitambo kandi akanamufata nk'Imana ye, uwo muntu ni uzaba yubahirije amategeko. Tubyumve kimwe. Iki gihe akarengane k'abakristo baracyahigwa kubera urwango rwabibwe rw'uko abakristo ari abantu banga abantu, ari abantu babi bagira ukuntu babaho, utarigeze babamo nta na rimwe yemeraga ko ari abantu beza. Icyakora Pawulo sinibuka itorero yandikiye ngo arabwira ati mugire imico myiza hagati y'ab'iki gihe, kugira ngo ababatuka babasebya ibibi byinshi nibabona imirimo yanyu myiza bibatere guhimbaza umwami Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo aba bantu bari bari mu gihe gikomeye cyo kwangwa n'abaturage, bagasenga bihishe, bagasengera iyo hatagaragara.
hanyuma rero uyu mwami amaze gushyiraho iki kintu kimeze nk'ikigeragezo ku itorero kuba Kristo, aravuga ati ngewe umuturage wese nzemera ko yubahiriza amategeko y'iki gihugu ni umuturage wemera gutambira igitambo ikigirwamana cyanjye kandi akemera ko ari njye Mana ye, akampfukamira akansenga. Ibyo ngibyo iryo tegeko ndishyizeho, umuntu uzagenda muri uwo murongo niwe uzabohereza amategeko y'igihugu cy'i Roma. Ndagira ngo nkurikiye uze kumbwira icyo wakora biramutse bishyizweho muri iki gihugu, aho uherereye, aho uri, iryo teka n'iryo tegeko rigiyeho, umbwira icyo wakora. Imana itugirire neza. Domisiyani aciye iteka, yemeje ko umuntu wubahiriza amategeko, umuturagihugu mwiza, umwenegihugu mwiza wubahiriza amategeko, ari uwemera gutambira ikigirwamana cye igitambo, kandi yarangiza uwo muntu akanemera ko Domisiyani ari we Mana ye. Baba Kristo rero iteka ribageraho, baravuga bati ntibishoboka, naho watwicuka turangiza ntibyakunda, ntabwo twapfukamira umuntu twaramenye Yesu. Imana itugirire neza. Aba bakristo rero bakomera kuri Kristo wabo koko, baravuga bati ntabwo twapfukamira undi muntu utari Yesu, ntibyashoboka. Nta yindi Mana iriho atari Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, ntayo tuzapfukamira, ntibyashoboka. Hanyuma rero guhagarara kuri aya mahame byaje gutuma urwango rw'abantu n'ubuyobozi n'abakristo rushyirwamo imbaraga nyinshi. Uyu mwami Domisiyani yishe abantu benshi, arenganya abantu benshi cyane, barapfa bakagenda aho babasanze bari bagafata, bakajyana mu nzu iwe bakica, bakajyana kuri stade abashumba babo bakomeye ba Kirimene. Bibiri tubwira abashumba bakomeye bagiye bapfiramo. Imana itugirire neza. Barapfa kubera ko hashyizweho iteka ryo gusenga umwami, ryo gupfukamira umwami, ryo kudasenga indi mana, ryo kutavuga indi mana, ryo gutambira ibitambo ikigirwamana cyashyizweho. Kandi si uko aba bantu batari bafite imizingo y'ibitabo y'uko Yesu yaje, ariko ntibanamwemeye. Na n'uyu munsi haracyari idini muri biriya bihugu Yesu yavukiyemo bitaremera ko Yesu araza, bivuga ko ataraza. Ndagira ngo nkubwire ngo rero iri tegeko ryabaye ribi cyane, n'abami bagiye basimbura Domisiyani bahagiye bungamo, kuko urumva bagendaga bazaho bagasanga abo bakristo koko bagandira amategeko iyi n'imigenzo y'imico yabo, bakavuga ati aba bantu rero bafite ukuntu bateye, bafite ukuntu bameze, barimo kugandira leta, tubice tubamare. Imana itugiriye neza. Iri tegeko rero niryo ryabaye ikibazo gikomeye, rinatuma akarengane k'itorero, akarengane k'intumwa kagenda kagira imbaraga. Kandi muri iki gihe ni nabwo amateka atwereka ko Yohana yajyanywe mu kirwa cy'i Patimo. Cyari mu gihe gikomeye cy'akarengane k'itorero, abantu bararenganywa. Twarasomye ba Stefano bagiye bicwa, twarasomye ba Pawulo barishwe babakata umutwe kuko ari ko umugenzo w'iwabo wategekaga, twarasomye ba Petero babakatira urubanza bakabamba babacuritse, twarasomye aba Barutolomayo babagaho uruhu, twarasomye. Imana itugire neza. Akarengane abantu bararenganye, bakabakoreye iyicarubozo kugira ngo barebe ko bihakana umwami Yesu, bakavuga ati turemera ko umwami ari we Mana. Ariko abakristo bakavuga bati oya, ntabwo bishoboka. Ndetse byageze naho bavuga ko amaraso y'abakristo, amaraso y'abantu b'Imana yabaye nka investissement, yabaye ishoramari rikomeye ry'abakristo. Naho ngaho twamenye izo nkuru, natwe tukavuka twumvise uburyo abantu bagiye bitangira umurimo bakurikiye Yesu, bakemera kubizira. Hagiye havuka abantu benshi bavuga bati ariko nyamara aba bantu ko barimo babica,
abantu bakaba barimo babica ntibahakane uyu mwami wabo. Ibi bintu abantu bavuga si ibya nyabyo. Ndetse ngo n'abakristo bahawe imbaraga zo kugira ngo bajye bahamya no mu gihe bagombaga gupfiraho. Igihe cyabo kigeze cyo kugenda, bahabwaga imbaraga, urwo rupfu bakarubona nk'ikintu cyiza, ngo binatuma abakristo batangira kujya bavuga bati iyaba bazaga kudushyira mu karengane, iyaba batujyanaga mu karengane. Ukomeje gusoma amateka, bageze aho bishimira ko kurenganywa bazira izina rya Yesu ari byiza, ku buryo umuntu yanemera akavuga ati nanjye nimuze mu nyice, ndabona ko nkwiriye kurenganirizwa Yesu. Ariko abayobozi b'itorero abepiskopi bo muri icyo gihe barababwira bati rero bino bintu bizafatwa nk'ubwiyahuzi, ntabwo umuntu akwiye kurenganyirizwa Yesu ari we ugiye kwitanga ngo nimundenganyirize Yesu, ahubwo umuntu akwiye kuvuga Yesu, agakorera Yesu, akazira bene ibyo, atari we ugiye kuvuga ngo nanjye nimundenganyirize Yesu, kuko yamaze kubona ko urupfu rw'abakiranutsi rutandukanye n'impfu z'abandi bantu bose. Nta muntu wapfa agataka ngo ahamagare ngo yewe nimumbabarire, oya, ahubwo uyu muntu yageraga muri kino gihe hakaboneka imbaraga ya Mwuka Wera. Yesu yari yaravuze ati izo mbaraga zizabazaho, muzaba abagabo bo kumpamya, abagabo nyabagabo. Kandi bivuze ngo aba bantu uburyo bapfaga byatumaga abandi bizera umwami. Ari naho banavuze bati rero amaraso y'aba bantu barimo gupfa yabaye igishoro gikomeye, arimo gutuma uyu mwami arimo kubona abayoboke buri munsi. Abantu batangira kwibaza bati ibi bintu ni ibiki, ibintu bimeze bite? Reka twihute, Imana itugire neza. Kino gihe abakristo nta sengero bari bafite. Iki kiganiro kirimo ibintu byinshi, ariko reka ducunguze uburyo umwete, nibidukundira tuzashyiraho n'ikiganiro cya kabiri. Kino gihe abakristo nta nsengero bari bafite, basengeraga mu ngo z'abantu. Imana itugire neza, basengeraga mu ngo z'abantu. Nidusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 40, tukaza no gusoma 18:7, hose hatwereka ingo z'abantu basengeragamo. Reka tubasome twihuta, ntabwo tuza kuhatinda. Imana itugire neza. Byakozwe n'intumwa 16:40 haranditse ngo 16:40 haratubwiye ngo bamaze gusohoka mu nzu y'imbohe binjira mwa Ludiya, babona bene data barabahugura, baragenda. Mwa Ludiya aba bakristo babaga mu mazu y'abantu bafite amazu bihariye umurimo, bakavuga ati nimuze duhurire hano dusenga Imana. Aba bakristo niho babaga bari. Nidusoma 18:7 naho hatubwira amakuru ameze nk'ayo, atubwira ngo ahera ko avayo yinjira mu nzu y'umuntu witwa Titiyo Yusto, uwubahaga Imana. Inzu yari ihereranye n'isinagogi. Imana itugire neza. Aba bakristo basengeraga mu mazu y'abantu. Bibiliya yakunze kugenda igaragaza ko babaga ari nk'abapfakazi cyangwa ari abantu biyeguriye bene uyu murimo, bafite ishyaka ryo gushaka ko abantu b'Imana bagira aho bahurira bakahasengera. Bahasengera muri bino bihe bikomeye, bigoye, biruhije. Imana itugire neza. Ndagira ngo ubwire ngo ifungwa rya zimwe mu nsengero n'ihagarika ryazo ntaho bihuriye n'akarengane. Ntabwo mvugira guverinoma, nta nubwo mvugira idini, ariko ndimo ndavugana n'abakristo. Kuba insengero zifunze mu Rwanda zimwe na zimwe ntaho bihuriye n'akarengane k'abakristo. Hari abantu benshi bitwikiriye kino kintu kugira ngo bakure abantu imitima, bahabye abantu, bavana abantu kuri Yesu, cyangwa batuma abantu bagira indi myumvire n'indi mitekerereze ishobora kubashyira mu kaga. Ndagira ngo mbabwire ngo niba waramenye Kristo Yesu, ntabwo ibi ngibi bikwiye kumugukuraho ngo unatekereze ko hari ibindi bidasanzwe byabaye. Icyo nshimira Imana nuko abera abantu b'Imana bari barabwiwe ko insengero zizafungwa. Icyakora icyo ngira ngo abantu batekereje ko Imana izababwira ngo mwebwe urusengero rwanyu bazaruvanaho kubera ko muri mu manegeka, mwebwe urusengero rwanyu ruzakurwaho kubera ko rusa nabi, mwebwe urusengero rwanyu ruzavanwaho kubera ko nta sound proof mufite, mwebwe urusengero ruzakurwaho kubera ko nta parikingi. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ariko Imana iteye. Niba Imana yaravuze ngo hari igihe kizaba insengero zigafungwa, icyo gihe kikaba kigeze hakaba ari ziri gufungwa, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntaho bihuriye n'akarengane.
ntabwo mu Rwanda bigeze baca imyizerere. Nta kigirwamana tuzi cyashyizweho abantu bakwiriye gusenga ngo bavuge bati abantu basenga uwo Yesu, abantu basenga iyo mana nibahagarare. Ntacyo. Ahubwo icyabaye ni ikigendanye n'imibereho myiza y'abenegihugu. Ndagira ngo tubyumve neza. Dukwiriye gukura tugatera imbere mu buryo bw'umwuka, ariko tukagira n'ubwenge mu buryo bw'umubiri. Nta karengane karimo, nta n'ikimenyetso na kimwe kiri muri ibi ngibi kigaragaza akarengane k'itorero. Itorero ryujuje ibisabwa, rimeze uko sitiritire leta yashyizeho imeze, iryo torero ririmo rirakora. Iritarabyuzuza ntiriri gukora. Akarengane kari hehe? Abantu twiye kwiteranya ibintu ngo dufate ibintu tubihuzahuze tubifate. Icyakora byashingira ko abantu tudasoma amateka y'itorero. Nta karengane gahari. Umuntu wese yemerewe gusenga imana ye. Umuntu wese yemerewe gusenga imana ye. Rero imana wamenye ntawakubujije kuyisenga, ahubwo icyo bakubujije uri kuyisengera he? Urimo urayisengera ahantu hatashyira akaga ubuzima bwawe n'ubw'abandi benshi. Mani tugire neza. Nibe bavuze bati abajya gusengera mu misozi, abari kujya gusengera mu buvumo, abari kujya gusengera mu mazi, abari kujya gusengera hehe, byashyira abantu mu bibazo. Akarengane urumva kari he? Nusengera imana mu rugo bazaza bakubwira bati wisenga iyo mana. Ntaho biraba, nta naho byabaye muri iki gihugu. Ndagira ngo mbwire abantu rero ngo iri torero rya mbere rigeze mu mwaka wa 312, 312 nyuma ya Yesu Kristo, umwami bita Constantino niwe waje kwima, umwami w'abami bita empereur, cyangwa se umwami utegeka andi mami, uhuje abami benshi. Constantino yimye, Bibiliya cyangwa se amateka atwereka ko muri 312 Constantino aribwo yakiriye ubutumwa bwiza nawe akaba umukristo. Kuko mu ntambara yarwanaga, amateka atwereka ko hari hishurirwa yagize rimwereka umusaraba na Kristo Yesu, kandi rikanamwereka ko intambara agiye kurwana azayitsinda. Arwanya iyo ntambara kuko arayitsinda. Amaze kuyitsinda rero aba umukristo. Amaze kuba umukristo, abakristo batangira kubona agahenge. Hubakwa insengero nyinshi. Imana itugire neza. Hanyuma mu mwaka w'180 muri Edesa, amateka tugaragariza ko aribwo bwami bwa mbere bwa Kristo bwabayeho. Amateka tugaragariza umwami bita Abigayili, wari umwami ngo wandikiye umwami Yesu ngo akamubwira ati rero uzaze usengere, ariko ngo Yesu akamusubiza akamubwira ati rero ntabwo ubu byakunda, icyakora nimara kugenda abigishwa banjye bazaza aho uri, nzagutumaho intumwa izaza igusengere kandi ikore n'umurimo. Umurimo rero izi ntumwa zarawamamaje, zamamaza umurimo. Hanyuma muri uyu mwaka w'180 nibwo ubu bwami bwabaye ubwami bwa Gikristo bushyiraho uburyo bwiza bwo gusenga. Abantu bagasenga Imana kubera ko ubutumwa bwiza bwari bugeze mu bihugu by'Abahinde muri Aziya. Imana itugire neza. Dufite rero ikibazo cy'uko abantu badashaka guhuza ukuri n'ibiriho.
tubonye ko ahagana mu mwaka wa 250 insengero zarubatswe nyuma ya Yesu, birumvikana. Muri Ponto, muri Aziya, mu Misiri, insengero zirubakwa rwose, ivugabutumwa rihabwa agaciro, abantu bavuga ubutumwa bwiza. Muri 325 Konstantino nibwo yasohoye iteka rihamagarira abantu bose kuyoboka ubukristo. Kino gihe kiba n'igihe gikomeye. Muri 325 nyuma ya Yesu, uyu mwami w'abami Konstantino asohoye iri teka rihamagarira abantu kuba abakristo, hari imbogamizi zagiye zibamo, ariko hari n'ibyiza byagiye bibamo. Kuko uyu mwami wari umaze kwakira ubukristo, amateka agaragaza ko abepiskopi babaga mu nama nkuru y'igihugu, bakagishwa inama nk'abandi bajyana. Ndetse amateka akatwereka ko muri uyu murimo wa gishumba, abepiskopi bajyaga batumira uyu mwami Konstantino akabafasha mu byemezo by'itorero, gushyira mu bikorwa no kubahuza no kubafasha mu makimbirane, mu bibazo byabagamo, mbese guverinoma n'itorero bakagira uburyo babanamo. Urumva kuri aya mateka y'itorero rya mbere, uyu mwami Konstantino hari ibintu byinshi yahinduye, binatuma hari umurongo ubaho, ubuyobozi bwite bwa leta bugakenera bw'abakirisitu, bagakenera abepiskope, bagakenera kuvugana nabo, bagahana ibitekerezo, bagasharinga inama, bakubaka igihugu mu buryo umuntu wese yisanzura. Uyu mwami ashyiraho iteka aravuga ati umuntu wese asenge Imana ye, hanyuma umuntu wese agira umudendezo, umuntu yisanzure. Ku mateka y'itorero harimo ibintu byinshi, nagiye nsimbuka, hari ibintu byinshi bikubiyemo, nagiye ndenga, natangiriye ku gice cy'itangira ry'itotezwa ry'itorero n'akarengane, hanyuma naringeze ahangaha Konstantino yemera uburyo bwo gusenga, itorero rigatangira kubaka insengero. Ariko muri 323 twanabonye ko habayeho n'itotezwa nanone, insengero zigatangira gusenywa. Ariko Imana ishimwe ko ubutumwa bwiza bwakomeze kuvugwa, abantu bagakora umurimo, bakatugezaho nabo mu missionnaire, bakatugezaho ubutumwa bwiza, kugera n'uyu munsi tukaba tukivuga ubu butumwa. Ndagira ngo rero tugaruke iwacu, noneho twibaze ngo kuba insengero zafunzwe, hari izahagaritswe, hari izavanyweho burundu, bihuriye hehe n'abarimo kwitwaza bakavuga ko ari akarengane? Ndewe natangireho nkubwira ngo ifungwa cyangwa ihagarikwa rya zimwe mu nsengero ntaho bihuriye n'akarengane k'itorero. Leta yose igira uburyo yoruganiza ibintu. Niba bageze ku miryango y'imyemerere ishingiye ku madini, bakavuga bati hari ibisabwa, urusengero rukwiye gusengerwamo rukwiye kuba rwujuje ibi. Izi byujuje zose ziri gukora, izitabyujuje zihagaritswe by'agateganyo, n'izibyuzuza bazazikomorera nk'uko itegeko ryashyizweho ribiteganya. Ariko nagira ngo ubwire ngo reka dusubire hasi gatoya. Ibi ngibi nabivuze kubera iki? Umwuka wera yabimpaye kugira ngo nongere kubwira abantu ngo nta na rimwe umuntu ashobora kujya guhinga umurima ngo aheremo hagati ikivi. Ikivi namara kucyusa ageze ku ruharurizo haruguru, ngo narangiza aze kongera kujya guhera ku ntangiro yongera haruremo hagati. Ubwo bibaye gutyo, ubwo hagati naho hahita hazamo rigore cyangwa se umuyoboro uzajya ufata amazi, simbizi, cyangwa uwo murima waba udafite gahunda. Ujya guhinga rero ahera intangiro, agatangira ku ntangiro, akahatunganya neza urwira, akaruvanamo umurima, akawutegura, akazamura cya kivi cye, akakizamura neza, akacyusa, akageza ku ruharurizo. Uwo muhinzi niwe uri mu buryo bwiza bwo guhinga. Ndagira ngo rero ubwire abantu ngo twiye kujya dufatira ikintu ku ruharurizo cyangwa se aho twusiriza ikivi, ngo niturangiza duhere kuri ako, dutinde kuri ako ngako, aba ariko tuvugaho gusa, twirengagize ko nubwo tugeze handi ku kivi, ariko hagati hari byabayemo, mu ntangiro hari byahabaye, dukwiye kwigiraho tukibaza ngo kuki ikivi tugiharuye nabi. Iyo utangiye umurima ikivi ukagitangira umurima ukomeye, birumvikana ushobora no guhinga ugataha utusije ikivi, byashoboka. Ariko ushobora no guhinga wasanga ahantu horoshye
ariko hanatose ukahahinga harimo n'ibyondo ukaza kucyusa wenda vuba simbizi, ariko wanareba inyuma intabire ukabona itameze neza bitewe n'uko wasanze ubuhinge bwari bumeze, hari horoshye, wari ufite imbaraga, hari amafu, nta zuba ryinshi ryari rihari, umuntu yari ameze neza, ahinze vuba, aronsije ikivi vuba, atangiye ikindi nacyo arashyushije. Hari ibintu biba byabayemo hagati aho rero. Ndagira ngo mbwire abantu ngo uyu munsi turimo turabona insengero zifungwa, turimo turabona insengero zimwe na zimwe bavuga bati muvaneho, ariko ntidukwiye kubakira cyane kuri iri teka ryabaye uyu munsi. Dukwiriye kwibaza ngo kuki iri teka ryabaye, hagati y'uko iteka riba naho ibintu byahereye byari bimeze bite. Imana ishimwe, hari igihe tuzagira umugisha wo gutumira abantu tukaganira n'abantu bo hambere, haracyariho abantu bakuze b'abasaza, bakaduha amakuru, bakaduha amateka. Mbese nko muri za 70 ahantu abantu basengeraga habaga hameze hate? Nko muri 80 ahantu basengeraga habaga hameze hate? Kandi natwe mu gihe cyacu, ngiye icyo nibuka aho natangiriye njya gusenga, nabibwiye abantu, natangiye njya gusengera ahantu mu ihema, ishitingi ishaje, imvura yagwa tukanyagirwa tukiri bato, mu kabanza gatoya, tuvuza akagoma gato cyane kavuza umuntu umwe, tujya kuvuga ubutumwa ahantu mu makonseri abantu bakatwirukankana, tugasanga abantu basinze bakatugotera ahantu bakavuga ati bariya basazi mu bakubite, tukavuga imvura igwa baduhagaze hejuru. Ariko Imana ishimwe, Imana igahamagara abantu bagakizwa. None se icyo gihe hari wari kuza kukubaza urusengero rurimo amakaro? Ntabwo bishoboka. Reka nivugire nyuma ya 94, kuko abenshi umubare munini nuriho wabonye iby'icyo gihe. Iby'inyuma yaho nari muto ntabyo nzi, ariko reka mvuge nyuma ya 94 niho nabonye amateka n'ibyari biriho. Ariko ntibivuze ko mbere hatari hari itorero ryari rihari, kandi icyo gihe Imana ishimwe, icyo gihe itorero ryari rihari, ryari rifite ukuntu ryakoraga. Abantu barahanuraga, bagasengera mu ngo z'abantu, bagasengera ku misozi, bagasengera munsi y'ibiti. Icyo gihe byarakorwaga, nta muntu birukanaga ngo bavuge bati wisenga Imana. Icyo gihe byarabaye, igihugu niko cyari kimeze, nta buryo bwari buhari. Nibe munabyibuka n'amavuriro, nta muntu wari uzantu hari ivuriro, hari hake hashoboka. Ibigo by'amashuri byari bihari, twicaraga ku biti, abandi twicara ku bitafari biraho, dutumwa amazi yo gufagira amashuri. Ibyo byose murabyibuka. Ayo mateka y'icyo gihe naho ngaho n'itorero ryahereye. Abantu bagiye bavuga ubutumwa. Imana ishimwe, Imana nidufasha tuzagenda duhamagara abantu bavuze ubutumwa muri icyo gihe, tugende tureba mbese itorero ryagiye ryaguka gute. Twatangiye rero abantu basengera mu ivumbi, abantu bakirwara amavunja, abenshi murabyibuka. Uyu munsi nta muntu ukirwara ivunja, ibintu byarahindutse. Itorero rero ry'icyo gihe uko ryabaga rimeze n'uburyo twubakagamo insengero, twubaka urusengero rw'abantu nyine 30 cyangwa 20 bahari, rwabaga ari ruto, rukagenda rwagurwa uko imyaka igenda iza, hakagenda hazamo ibindi n'iterambere byashingiraga ku mateka n'ibihe n'ibihari. Hanyuma rero reba imyaka ishize, urebe igihugu aho kigeze. Kurura icyo gihe itorero ritangira kwiyubaka, ukuruye n'uyu munsi. Twahire ku mateka y'itorero ya kera yabaye Buyuda, Isamariya n'i Yerusalemu. Hanyuma kurura iwacu, urebe icyo gihe, igihe abantu b'Imana bahuye n'umurimo ukomeye wo kubaka insengero. Icyo gihe Imana ibaho umugisha, barakoze. Ariko ni muri icyo gihe nuko byari bimeze, nta bushobozi n'uburyo byari bihari, ndetse naho kuzubaka byaragoranaga kuhabona. Leta igatanga n'ibibanza, ikavuga iti nimugende mufate ikibanza kiri ahantu mu murima wa leta, komine cyangwa se konseye agatanga icyo kibanza, abantu bakubaka urusengero. Ahenshi zagiye zubakwa muri ubwo buryo. Uyu munsi rero ahantu tugeze aho none bavuga ngo urusengero dukurikije aho tugeze, dukurikije amateka ageze, dukurikije uko abantu bameze, dukurikije uko natwe turi, rwakabaye rumeze gute? Nawe reba iwawe aho utuye. Hari abantu batuye mu makaro, inzu zigeretse ku zindi, ari umuntu umwe ku giti cye. Mbese ni gute abantu magana, ibihumbi? Hari amadini abarurwaho mu mamiliyoni runaka mu gihugu. Mbese aba bantu miliyoni, umwaka umwe ntibakubaka urusengero rumwe rugasa neza? Bihurije hamwe umwaka umwe ntibakubaka urusengero rumwe rugasa neza? Byashoboka. Ahubwo aho tugeze
mbese nibe leta iri kuvuga ngo umuturage akwiriye kuba ameze gute. Ibi ngibi ntabwo dukwiriye kubifata nk'ikibazo kidasanzwe, ahubwo dukwiriye kwibaza ngo ibi ngibi byabaye kubera iki byabaye. Icya mbere, byarahanuwe, twari tubizi ko igihe kizagera insengero zigafungwa. Rero icyo tutamenyaga zizafungirwa nicyo uyu munsi turi kumenya. Uyu munsi turimo ibintu biri gutwikururwa, tukabona impamvu zatumye zifungwa, nyamara twe ntitwari tuzi ngo bizaturuka ku zihe mpamvu. Aya mbwira abantu rero, nta karengane karimo. Abantu insengero zifunguye ubu ngubu barasenga, nawe aho uzajya hafunguye uzasenga, ntawe uzagukumira. Umuntu wese yemerewe gusenga, ahubwo icyo umuntu atemerewe ni ugusengera ahatemewe. Ndagira ngo mbwire abantu rero ngo nyamuna bene data, nimusenge Imana aho muri hose musenge, nta karengane gahari. Itorero ntirirajya mu karengane, turacyari mu bihe bisanzwe, ahubwo dukwiriye kubahiriza amategeko leta idushyiriraho, kugira ngo nubwo dusenga na nyuma yo gusenga turi abantu. Nubwo tujya mu rusengero na nyuma yo gusenga tugaruka mu rugo tugakenera kurya. Nubwo tujya mu rusengero na nyuma yo gusenga dukora indi mirimo, dukora akazi gasanzwe. Abacuruza baracuruza, abakora mu kazi ka leta barakora, imirimo yose abantu barakora. Ndagira ngo mbwire abantu rero ngo kuba insengero zimwe zitujuje ibisabwa byashyizweho na gahunda ya leta, ntaho zifunze, ntaho bihuriye n'akarengane. Imana itugiriye neza. Ndagira ngo mpumurize abantu rero, mbwire abantu ngo nimukomere, nta karengane k'itorero gahari. Itorero nta karengane ririmo, abakristo nta karengane barimo, nta wakubujije gusenga, nta kigirwamana cyashyizweho ukwiriye gusenga, ahubwo icyabayeho ni insengero utaruzuza ibisabwa, nabyo zirimo gushaka uburyo zibyuzuza kugira ngo zigendere muri wa murongo. Ndagira ngo mbabwire ngo nimureke dusenge Imana, ariko ni ukuri tubwire abantu ngo nimuhumure. Imana nidutera iteka, tuzabazanira abantu babaye mu mateka y'itorero iwacu hano mu Rwanda mu bihe bya kera, badusangiza ubuhamya, badusangiza ingorane z'umurimo, uburyo insengero bazubakaga bibagoye, ariko uyu munsi zikaba zitakigezweho nyine, hanyuma twongerwemo imbaraga. Ndagira ngo mbabwire ngo nimwiyongemo imbaraga, dusenge kandi dukorere Imana. Ntawakuje gukorera Imana aho uri hose, uracyemerewe gukorera Imana nk'uko wayikoreraga, ahubwo igikenewe ni ukugira ngo twihishe agaciro nk'abakozi b'Imana, twihishe agaciro nk'abantu basenga Imana ikomeye, ifite ubutware n'ubushobozi. Ubutunzi n'icyubahiro n'ifeza biri ku Mana. Ndagira ngo mbabwire ngo rero niba ifite byose, natwe tukaba twitirirwa iyo Mana, akaba ariyo dukurikiye, ntabwo inaniwe kuduha ibikenewe kugira ngo izo nsengero zacu tugire gute, tuzubake. Ahubwo mureke duhuze imbaraga, dusenyere umugozi umwe, dusenge Imana kandi dukore ibikwiriye, tuzabikora kandi dushimire leta ko nayo ireberera umuturage kugira ngo arusheho kugubwa neza. Murakoze cyane. Ndagira ngo muri iki kiganiro muzatwandikira mutubwire muti yewe, ariko muzaduha ibitekerezo, muduha inama zose tuba tuzikeneye, turazakira. Ariko ndagira ngo mbwire ngo ifungwa rya zimwe mu nsengero ntaho zihuriye n'akarengane k'itorero. Imana itugire neza. Mureke dusengane Imana, nibishoboka tuzagaruka dukora ikindi kiganiro. Uyu munsi twakoze samari, ariko kibaye kirekire kubera ko cyari kirimo ibintu byinshi, ariko duhumurize imitima y'abakristo, tubabwire ngo nta karengane gahari. Imana iracyasengwa kandi Imana iracyashakwa ikaboneka. Imana iracyiteguye gutabara abantu, ahubwo ikibujijwe ni ukujya mu bikorwa bitemewe, ni ukujya ahantu hashyira ubuzima bw'akaga, ubuzima bwa muntu mu kaga, ni ukujya ahantu hatemewe. Nyine aho bitemewe ntibyemewe, ariko aho byemewe abantu baremera bakajya gusenga. Imana itugire neza. Ku masosho media hari amasosho media meza, haca ijambo ry'Imana, hari amateraniro za Nyarugenge turayabona online live, tukayakurikira. Abantu ntimugire inzitwazo, abantu gusenga barasenga, ahubwo nimureke duhindure uburyo. Bakristo bene data, duhindure uburyo, dushake uburyo bwose. Hari amadini menshi ari gusenga avuga Yesu, nimushake uburyo musenga, twese twegera Imana, biracyashoboka kandi nta karengane gahari. Muhumure, mugubwe neza, musenge Imana, mwegere Imana, mwezwe, mwihane, murindire, mutegereze icyo Umwami Imana yavuganye natwe. Imana itubwira ko insengero zizafungwa, hari ikintu gikomeye yavuganye n'itorero. Ndagira ngo babwire ngo nimurindire, mutegereze icyo Imana yavuganye namwe, mwe kuva mu byimbo, muba abakristo beza kandi abaturage beza bubahiriza gahunda za leta n'iz'Imana. Ndagira ngo babwire ngo mutegereze, murindire mu murwa icyo mwavuganye na Kristo Yesu. Imana itugire neza. Mureke dusenge Imana. Mana turagushimiye kubw'iki kiganiro cyiza.
turakwinginze kugira ngo uduhane umugisha n'abadukurikiye bose, kandi umuntu wese uzakurikira iki kiganiro azakugiraho umugisha. Urakoze cyane Mana, uhembure imitima ya benshi, uhumurize abari bacitse intege kubw'inkuru nyinshi zigenda zirimo zikurana imitima, ubahumurize imitima yabo ibuhoke. Urakoze cyane, uduhane umugisha n'abazadukurikira bose mu izina rya Yesu, amen.